Yesu ashimwe cyane. Turabakiriye kuri channel yacu ya Anaweza TV. Umwami Imana abaha umugisha. Iyi ni channel nziza, channel izajya inyuraho ijambo ry'Imana, channel izajya inyuraho ubuhamya butandukanye bugaragaza imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora. Anaweza ni ijambo ry'igiswahili rivuga ngo Imana irashobora, Uwiteka arashobora. Turabakangurira kwibuka yuko Uwiteka ashobora byose. Ndavugana nawe uyu mugoroba wa none cyangwa muri uyu mwanya yuko Uwiteka ashobora byose. Birashoboka ko waba uri mu bintu bikomeye bitandukanye biguciye intege, bikubujije ibyiringiro, ukibagirwa yuko Uwiteka ashobora byose. Iyi channel rero izajya inyuzwaho ijambo rigusubizamo imbaraga, rikubwira gukomera kw'Imana ndetse rikwibutsa imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora. Humura rero, Uwiteka ashobora byose. Uzajya udukurikirana kuri channel yacu ya Anaweza TV, uzajya usubizwamo intege n'ibyiringiro kandi uzajya wibuka kugira neza ku Mwami Imana. Arashoboye rero Uwiteka, n'ibyiringiro byacu n'imbaraga zacu, nta kirogoya imigambi ye. Uhumurizwe no kumenya yuko Imana ishobora byose. Haleluya. Reka rero dusome ijambo rigufiya ritwibutsa imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Icyo ugombye kwibuka mu buzima bwawe nuko Uwiteka ashobora byose. Nta na kimwe kimunanira, nta na kimwe kimutungura, yewe nta n'ikirogoya imigambi y'Uwiteka. Ni Imana ishobora byose, ni nyamaboko, ni nyambaraga. Icyo usabwa ni ukuyiringira, icyo usabwa ni ukuyihanga amaso, icyo usabwa ni ukuyegurira ubuzima bwawe ukamenya ko ishobora byose. Ntukemere ko umwanzi aguca intege, akwereka yuko Imana iri kure, akwereka yuko Imana idashoboye. Imana yawe irashoboye, nta n'ikinanira muri byose. Haleluya. Reka dusome ijambo rigufiya riri mu gitabo cya Yeremiya hano, ibice 32 umurongo wa 27. Dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira? Dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira? Uwiteka ni Imana y'ibifite imibiri byose. Uwiteka ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwayo. Mbese wagize ngo hariho ikinanira? Ese wagize ngo ayo madeni yawe ananiye Imana? Ese aho ntiwagize ngo iyo ndwara urwaye Imana yarayinaniwe? Ese ntiwagize ngo iyo misozi iri imbere yawe yananiye Imana? Imana ishobora byose, nta kinanira Imana. Ni Imana y'ibifite imibiri byose, nta na kimwe kinanira Imana. Nshuti yanjye, ndagukangurira kwibuka imbaraga z'Imana. Kuri Anaweza TV rero uzahabona ijambo ry'Imana ry'imbaraga ribohora ubuzima bwawe, rigukangurira kandi rikwibutsa kwibuka imbaraga z'Imana. Imana yacu ni nyembaraga. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi. Yesu ashimwe cyane. Ariko twebweho tuzavuga imbaraga z'Imana yacu, twebweho tuzavuga gukomera kw'Imana yacu. Abiringira amagare barahari. Ubwo no kuvuga abantu biringira ibintu bitandukanye mu buzima. Harabiringira amashuri, harabiringira gukomera, harabiringira icyubahiro. Ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana, tuzavuga imbaraga z'Imana yacu, tuzavuga gukomera k'Umwami wacu. Uwo Mwami rero nitumuvuga tukamwiyegura, tukamwiringira, azajya dushoboza mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo tunyuramo bya buri munsi. Icyo usabwa nshuti yanjye ni ugushyira ibyiringiro byawe mu Mana no kumenya yuko Imana ishobora byose. Haleluya. No kumenya yuko Imana ishobora byose kandi nta kibasha kuyinanira. Yesu ashimwe cyane. Rero subizwa mu ibyiringiro, wongere wegera Imana, wongere uyishakana umwete, wongere uyikomereze, umenye yuko ishobora byose, nta kinanira. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki zangu wapendwa mnaotumia Kiswahili kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Kongo na wengineo, karibuni sana kwenye YouTube channel yetu ya Anaweza TV. Mfurahie pamoja na sisi. Hapa mtapata neno la Bwana, mtapata ushuhuda kutoka kwa watu mbalimbali unaonyesha matendo makuu ya Mungu. Mungu wetu anaweza, kama jina la channel yetu ilivyo kwamba Anaweza TV. Mungu wetu anaweza yote. Ni Mungu asiyeshindwa, ni Mungu asiyepungukiwa, ni Mungu anayetupenda na kutujali, na anaweza yote. Mungu ni tegemeo letu na ni kimbilio la maisha yetu. Haleluya. Basi mpendwa, ninakukaribisha siku zote unafuatilia YouTube channel yetu, na utabarikiwa sana na neno la Mungu, na pia shuhuda zitakujenga na utazidi kujua matendo makuu ya Bwana. Haleluya. Kwa sababu Mungu anayokuwazia ni mema, hashindwi lolote. Mungu ndo kimbilio la maisha yetu.
Basi mpendwa, usiache kutufuatilia kwa sababu nina uhakika kwamba utajengeka kiimani na utazidi kujua matendo makuu ya Bwana na utamuinulia shangwe na utukufu kwa sababu yeye ni mweza wa yote. Basi unakaribishwa sana siku zote utufuatilie Anaweza TV na utabarikiwa sana. Haleluya. Basi ubarikiwe sana. Ni Bwana Mungu awezaye yote, na alisema kwamba tumtwike fadhaa zetu zote kwa sababu anajishughulisha na mambo yetu yote. Kumbuka kwamba Mungu anajishughulisha na mambo yako yote. Haijalishi una changamoto za aina gani, haijalishi unapitia magumu kiasi gani, kumbuka kwamba Mungu anajishughulisha na mambo yako yote, na pia anayokuwazia ni mema siku zote za maisha yako. Basi usichoke kumuinulia macho na kumtegemea katika maisha yako. Murakoze cyane rero nshuti bavandimwe, iminsi yose mujye mudukurikira kuri Anaweza TV, muzahabona ibintu byinshi, muzahabona imirimo n'ibitangaza Uwiteka yagiye akora mu buzima bw'abantu be, muzahumva gukomera kw'Imana, muzahabona imbaraga z'Imana, tuzabona kubohoka no kugirirwa neza n'Imana binyuze kuri icyano yacu ya Anaweza TV. Kandi ntibizabatangaze, tuzajya dukoresha indimi zitandukanye kuko dushaka ko na bene data batumva Ikinyarwanda bazajya bahabwa umugisha. Tuzakoresha Igiswahili, tuzakoresha Ikinyarwanda, tuzakoresha Icyongereza, indimi zose ni z'Uwiteka, kandi turashima Imana ko yaduhaye kuzimenya. Namwe rero muhabwa umugisha hamwe natwe, Umwami Imana abarebe neza bishimire, kandi namwe muzaza kwifatanya natwe. Dukeneye ubufatanye bwanyu natwe kugira ngo tubashe gukora imirimo Uwiteka yaturemeye. Haleluya. Erega ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera. Haleluya. Imana yaduteguriye gukora imirimo y'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Baefeso. Twaremewe gukora imirimo y'Imana. Birashoboka ko yewe mbwiriza ubutumwa, birashoboka ko we waririmba, birashoboka ko wowe wakomeza abantu bacitse intege, batenebutse, bahungabanye, wasura abarwayi. Hano tuzajya dukora ibikorwa byiza, tuzasura abarwayi, tuzajya duhumuriza abahungabanye, tuzajya tugaburira abashonje, tuzajya dukora imirimo itandukanye. Ubwo rero wowe mu mbaraga zawe, mu muhamagaro wawe, mu bushobozi Imana yaguhaye, ntukaruhure ukuboko kwawe gukora ibyiza. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu mubwiriza ngo ntukaruhure ukuboko kwawe gukora ibyiza, ngo ujye ukora ibyiza ugifite uburyo. Kuri icyano rero tuzahakorera imirimo myiza myinshi y'Uwiteka kuko twaremewe gukorera Imana. Kera ngo twateguriwe, twaremewe gukora imirimo y'Imana. Iyi Imana yiteguriye kera tutaraba. Jewe ntaravuka hari imirimo Uwiteka yari yarateguye ngomba gukora. Nawe hariyo yaguteguriye. Ubwo rero nshuti yanjye, ngwino dufatanye gukora imirimo y'Imana. Ngwino twunganirana. Ababiri barutumwe turi ingingo zigirirana. Nimuze dukorera Imana. Nimuze dushaka iminyago. Nimuze dukora ibyo Uwiteka ashaka n'ibyo ashima kugira ngo mu gihe gikwiriye tuzagororerwe. Mu gihe gikwiriye natwe tuzabe dufite iminyago tuzamurika imbere y'Imana. Haleluya. Ntacyo ufite utahawe, ntacyo mfite ntahawe. Ibyo dufite byose nibyo gukorera Imana. Yarabiduhaye, yarabitubikije kugira ngo tumukorere. Nimuze rero nshuti zanjye, bene data, abari hano mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, nimuze dukorera Imana. Hariho abantu barira, hariho abababaye, hariho abashonje, hari abantu benshi bakeneye ubufasha bwawe, hari abantu benshi bakeneye kwitabwaho nawe, hari abantu benshi bakeneye ihumure riguturukaho, hari abantu benshi bakeneye urukundo, hari abantu benshi bakeneye gusurwa, hari abantu bigunze, hari abari mu marira, hari abari mu gahinda. Anaweza TV rero izaruhukiraho abantu. Abo ngabo barira, abo bababaye, abo bigunze, bazabone koko Imana ishoboye binyuze muri twebwe, binyuze muri ngewe nawe nshuti yanjye. Abantu bazabone gukomera kw'Imana, abantu koko bazatanga ubuhamya bavuga ngo kweli Mungu anaweza yote. Ndagukangura rero nshuti yanjye, mwene data, kumenya neza yuko nawe waremewe gukorera Imana. Nawe waremewe gukorera Imana. Ushobora kuba utabwiriza, ushobora kuba utari protocol mu rusengero, ushobora kuba yewe uvuga uti jewe nta murimo Imana yampamagariye gukora, ariko naje kugukangurira yuko waremewe nawe gukorera Imana. Ngwino dufatanye rero, wirundanirizeho imirimo, ukorera Imana kugira ngo mu gihe gikwiriye uzabone ibyo umurika imbere y'Imana. Ejo tutazatunguka imbere y'Imana akatubwira ngo nari nshonje ntimwangaburira, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, kuko twaremewe gukorera Imana. Haleluya. Rero kuri Anaweza TV
ni ahantu twese tugiye gukorera imirimo y'Imana, ni ahantu twese tugiye guhesha Imana icyubahiro kugira ngo imirimo y'Imana igaragare, noneho bimenyekane, byongere kumenyekana, abantu bongere gusubizwa mu ibyiringiro, bongere kubona gukomera kw'Imana, bongere kubona imbaraga z'Imana, bavuge ngo kweli Mungu anaweza, Mungu wetu ni muweza wa yote. Bizaca hehe rero? Bizaca kuri wowe, bizaca kuri jewe, bizaca kuri inshuti zacu zitandukanye. Dukorere Imana, dufatanirize hamwe guhimbaza izina ry'Uwiteka. Haleluya. Dufatanirize hamwe, twunganirane, dukorere Imana. Kuri Anaweza TV ibitangaza bikoreke, imbaraga z'Imana yacu zigaragare, abantu baze bashima, bahimbaza, bitera hejuru. Umukozi w'Imana Dorcas cyangwa Tabita yakoreye Imana mu gihe gikwiriye, ngo yambika abapfakazi, ngo akabadodera amakanzu, akabitaho. Apfuye abapfakazi barareba baravuga bati Imana ntibishoboka, mu bakwiriye gupfa Tabita ntarimwo, dore ibyo yadukoreye, dore imyambaro yatwambitse, dore uburyo yatwitayeho, dore urukundo yadukunze, none se arapfa twebwe abapfakazi twitabweho nande? Ese inshuti yanjye wari ubizi ko nawe ukwiriye kwandikisha abantu bakajya bajya imbere y'Imana bakarata imirimo wabakoreye? Ese wagize ngo gukorera Imana ni inyungu ku Mana cyangwa ni inyungu kuri wowe? Ibyo dukora ni inyungu kuri twebwe, tuba twibikira, tuba twiteganiriza. Igihe cyaragize Tabita arapfa, icyo cyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa, ariko abantu bararira, ntabwo ari we wasenze kuko we yari yapfuye, ariko abo yafashije, abo yitayeho bararira, baravuga bati Mana hoya, mubakwiriye gupfa Tabita ntarimo kuko dufitiye umumaro, none se uramutwara tuzamenywe nande? Ese inshuti yanjye wowe hari abo witaho, hari abo umenya, hari abavuga bati tubayeho kubera runaka, hari abavuga bati abana banjye barize kubera runaka yabishyuriye, hari uvuga se ati umwana wanjye yabonye icyo kurya kuko runaka yamugaburiye, cyangwa wiyitayeho wowe n'urugo rwawe. Haleluya. Anaweza TV rero ije kuguhinyuza niba wowe udakorera Imana, ariko kandi ije no kugukangurira, kukubwira ngo ntabwo uratinda, ntabwo urakererwa. Kuri Anaweza TV tuzakorera Imana, kandi nize ndashidikanya yuko imirimo n'ibitangaza bizakoreka. Koko iyi ni gahunda ivuye ku Mana, iyi ni gahunda ivuye ku mutima w'Imana kugira ngo dukorere Imana, ariko kandi tunibutsa abantu kumenya imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora. Ntiwisuzugure rero kandi ntiwigaye, urimo umugambi w'Imana, urimo umurimo mugari, urimo ubushobozi, urimo n'imbaraga zo gukorera Imana. Hari abantu bagiye kubaho neza kubera wowe, hari abantu bagiye gusubizwa intege mu bugingo kubera wowe, hari abarwayi bagiye gusurwa kuko ugiye gukora. Haleluya. Hari abararaga barira bagiye guhozwa marira kubera ko wowe ugiye kubishyiramo uruhare, hari abari bambaye ubusa bagiye kwambara. Iyo niyo mirimo twaremewe gukora n'indi myinshi itandukanye. Haleluya. Ntuzahombe rero nshuti yanjye kureba Anaweza TV, kandi igihe cyose uzajye wibuka yuko kuyikorera ari inyungu kuri wowe n'abawe. Nuyikorera ntabwo ari jewe bizafasha, jewe watangije icano. Nuyikorera ntabwo bizafasha pasiteri mu rusengero rwawe, bizafasha wowe, ni inyungu kuri wowe. Kwandikisha ni inyungu kuri wowe, kuko Imana yaravuze ngo tube mu byayo nayo izaba mu byacu. Haleluya. Tube mu byayo nayo izaba mu byacu. Ntabwo tuzajya dusenga Mana nkorera iki, Mana nkorera iki, izavuga iti ndakigukorera kugira ngo wowe ukore iki. Ese wowe ukora iki? Ubundi wakubaza wowe ukora iki mu mirimo y'Imana? Ese wowe ukora iki mu bikorwa byiza? Niki uzabwira Imana? Yesu ashimwe cyane. Umukozi w'Imana Cornelio ngo yakoreye Imana ndetse ayikorera ataranayimenya neza, ariko arayikorera, ngo yagiraga ubuntu bwinshi, yagiraga umutima mwiza, yagiraga urukundo, ngo imirimo ye ihinduka ikirundo imbere y'Imana. Birakwiriye ko dukorera Imana, imirimo yacu kaba ikirundo imbere y'Imana. Noneho twagira ibibazo, ya mirimo ikatuvugira, ya mirimo ikatuvugira, ikavuga iti Mwami, ntago se wibuka, ntago wibuka ko runaka agaburira abashonje, ntago se Mana wibuka? Erega dukwiriye gukorera Imana, n'ukwiteganyiriza gukorera Imana. Ntabwo Imana izemera kuba umushomeri kandi hari abugaburira, ntabwo byashoboka. Ntabwo Imana izemera kuba umushomeri kandi hari abambara kuko wabambitse, hari abarya kuko wabagaburira, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Imana rero iguha umugisha, kandi Umwami Imana akwagure, imirimo y'amaboko yawe ihabwe umugisha kugira ngo benshi babeho. Haleluya. Anaweza TV rero iraje muri iki gihe gikwiriye kugukangurira gukorera Imana.
twese dufatanirize hamwe kwibuka yuko gukorera Imana ari iby'ingenzi kandi nta kirogoye imigambi yawe. Nawe wongere gusubizwamo imbaraga, umenye ko Imana ishobora byose. Birashoboka ko ushomereye, wenda wakoreraga Imana, ndakubwiye ngo ishobora byose, iraza gushyira inzira aho utazibonaga. Birashoboka ko urwaye, wari usanzwe ukorera Imana, usura abarwayi, ugaburira abashonje, Imana iraza kubikora kuko ishobora byose. Icyangombwa nuko uba uri umufatanyabikorwa n'Imana. Imana rero ibaho umugisha, gubwe neza. Mwese abari ku mpande zose z'isi, nimuze dufatanirize hamwe gukorera Imana, kandi tuzaba dukora mu by'Imana yaduhaye. Kandi Uwiteka ni umutunzi wa byose, isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Reka rero imbaraga z'Imana zigushyigikire, Uwiteka abane nawe kandi agukomereze mu buntu bwe, dufatanirize hamwe gukorera Imana. Rakoze cyane, Umwami Imana abaho umugisha kandi abishimire. Zajya duhurira kuri YouTube channel yacu, dukorera Imana, tubone ijambo ridukangurira gukorera Imana, tubone ijambo ridusubizamo imbaraga, tubone ijambo ridushyigikira kandi riduhwiturira gukorera Imana. Tuzajya tubazirikana, tuzajya tubavugisha. Hariho nomero yacu ya telefoni, muzajya mutuganiriza, muzajya mutugira inama kugira ngo uyu murimo tugiye gukorera kuri Anaweza TV dufatanije namwe. Ndabisubiramo ngo dufatanije namwe kugira ngo uzabe umurimo mwiza uhesheje Imana icyubahiro. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Data, ndagushima, ndaguhimbaza, ndagushyira hejuru Mwami wanjye mwiza, nka icyubahiro izina ryawe kubw'umugambi wawe mwiza. Turagushima nyagora ku ngoma kubwiye Anaweza TV uduhaye mu gihe nk'iki ngiki Mwami kugira ngo tugukorere. Njyewe n'aba bafatanya bikorwa, njyewe n'aba bene data tugiye gufatanya gukora umurimo wawe Mwami. Duha imbaraga nyagora ku ngoma, duha ubushobozi Mwami, dushyigikire kugira ngo tugukorere, kwamamaze kugira neza kwawe, tuvuge imbaraga zawe, tuvuge gukomera kwawe. Dushyigikire Kristo, sengera abashomeri ngo bahabwe akazi Mwami, sengera abarwayi ngo bahaguruke ku bisasiro byabo, bikorere amariri yabo Mwami kugira ngo tubashe kugukorera, babe bazima. Ndatura ubuzima, ndatura umugisha, ndatura amahoro, ndatura umunezero, ndatura ibyishimo, ndatura kugirirwa neza kw'Imana ku bantu bawe, ndatura uburinzi n'ubudahangarwa ku bwoko bwawe. Kandi Imana ndagushima kuko nzi kugiye kudukoresha iby'ubutwari, kuko ushobora byose, nta kirogoye imigambi yawe. Kandi turabo waremeye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyo witeguriye kera tutaraba. Kandi ijambo ryawe ryatubwiye muri Yeremiya ngo uri Imana ibifite imibiri byose nta kikunanira. Turiteguye rero kugukorera, turiteguye Mwami kukwamamaza, turiteguye Yesu, turi hano dutume dukoresha iby'ubutwari kugira ngo ubwoko bwawe butabarwe. Kuko ijambo ryawe rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakoreshwe iby'ubutwari. Twiteguye gukora iby'ubutwari rero, njyewe na mwene data umurikiye, twiteguye gukora iby'ubutwari kugira ngo Mwami izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mwami Imana, urakoze kubw'imbaraga zawe, urakoze kubw'urukundo rwawe, urakoze kuko waturemeye kugukorera, natwe tukaba twiteguye kugukorera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana kubyumvise kandi kubikoze, kandi kugiye gukora iby'ubutwari muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Imani ibahe umugisha. Mbarikiwe sana wapendwa wangu kutoka Tanzania na rafiki zangu kutoka Kenya. Tutaonana tena, mnakaribishwa na mbarikiwe sana. Shalom shalom.